abenshi babyitirira abagabo ahandi ku ruhande nyine ariko iyo myumvire ngiyo nyigezeho mba numva ari imyumvire ya kijiji ni imyumvire ya kijiji impamvu mvuga ko ari imyumvire ya kijiji niba umuntu avuye kuri 0 akazamuka akagera kuri iyo modoka urugero iyo jori wavuze n'imbaraga aba yatakaje kandi buri wese yabigeraho icyambere no kwikura mu mutwe ukavuga ngo ndashoboye kandi icyo nshoboye ngishize mu bikorwa nazagera kure ntabwo ari kuri jori gusa rero n'ahandi hose iyo wabonye uvuye kuri 0 uzamutse akenshi uri umugore bavuga ko babyitirira umugabo icyo cyoroje byagenze bite niba atabibanga umunsi byambayeho ninjira muri sinema narabiharaniye ndabihiga birangira mbigezeho noneho umumama ntago ndamuvuga mu zina ariko nawe ariyizi ko yavuze icyo kintu aravuga ngo uriya ntekereje uko muzi ntabwo yajya kukina muri iriya sinema atari umuntu w'igitsina ngabo uziranye na bariya wabinjijemo nyuma y'imyaka 5 nari wa mubyeyi wirirwaga mu rugo udafite icyizere cy'ejo hazaza ariko mu mutwe wanjye numvaga ko hari icyo ngomba gukora ngo mve muri ubwo buzima bwo gukomeza gutegereza umugabo mpereza amavuta yo kwisiga mpereza yo guteka amafaranga mvuza umwana mu mutwe wanjye ndavuga ntariko Rosine ndashoboye natangiza ubusa nkagera ku gifatika kubona umugore umeze kuriya wikoreye agataro kubera iki niba kakugabuririye abana urabuzwa n'iki amagambo atume business yawe ushira hasi ngo nuko bakuvuze amagambo atume uturuga ukagenda ngo nuko bavuze umugabo cyangwa bavuze uwo mubana amagambo arasenya ntiyubaka uzavuga kuri Roza muntu rukunyumva muri aka kanya iryo jambo mu gihe ukibifite muri mind yawe ntacyo uteze kuzageraho kubera ko abantu baba bashaka ngo ukore ibyo bashaka gukora kandi ibyo bashaka gukora ntabwo ushobora kuzagira iterambere na rimwe rikugezaho bashaka kukubona uri kwirirwa kugenda gutyo gusa ntacyo wigejejeho bakubona n'urugero wagiye nko guhinga nicyo kintu navuga gisuzuguritse bakubona agiye nko guhinga umuntu umeze kuri arajya guhinga niba bigutungiye umwana urabuzwa n'iki kujya guhinga ariko ziko wanapfa buriya ushobora kumukuramo akavamo kaba amahoro akabura urubyaro ushobora no kugerageza kwikuramo ukabigenderamo ugapfa kandi n'uwo muziranenge ubujije ubuzima ejo hazaza hari n'igihe yaba ari uzakugirira neza akagukura mu bihe biburimo akaguhesha ijambo mu bandi ikindi kandi uhora na depression none iyo umuntu aje akifata agahaguruka akavuga ngo ntago najya gutabara kubera ko ntari bubone views aribwo burere mu minota mike akongera ati noneho nanjye nagiriwe ibyago mukujya mukavuga muti akebo kagiye wamugarura uwo muntu yakabaye atabarwa nawe cyangwa akebo kakagiye wamugarura nyine oye yagakwiye gutabarwa ukamwereka ko hari icyo umurusha umuntu ubundi umuntu akugiye nabi ukamugira nabi mwese muwamupanye ubundi ariko iyo umukoreye neza nawe hari akantu kamutusha akavuga ati nyamaze biriya bintu biriya myitwarire nagaragazaga ntabwo rero nanjye ngomba guhinduka mugira inama hanyuma rero ikibazo cya nyuma njye kubwira abantu 3 buri umuntu umwe uragenda umuvugaho amagambo 3 njye nkubwira umuntu umuvugaho amagambo 3 nkubwira umuntu umuvugaho amagambo 3 it's simple umuntu wa mbere are you ready? I'm ready. Lucia Papa Florence inshuti yanjye magara Dr. Nsabi arinda ijambo yavuze Bijio bija Geregwari matata ni Geregwari matata noneho Nsabi akaba rukararwa bishinga nahundi Lucia akunda kuvuga ijambo ngo nje ndi Lucia twageze kuri Geregwari matata aba bantu ko ari 3 basa naho bafite karagiteri zimwe bose bagira ishaka ikintu bavuze ngo iki ngiki tugomba kukigeraho kabone nubwo baba bahereye kuri 0 baragitangira kandi bakakigeraho nta muntu utunga umuntu rutoki ari inyuma ye ahubwo ari umutunga ari ukamubona imbere ye agira gutya
yes n'abandi birirwa batuvuga ahindukiye uwo mwanya yabo ubona babandi bari kwirirwa bari kutuvuga bari kudusakuriza byagenze bite byagenze bari kurudutunga kubera ko turi imbere yabo ariko iyo tuba turi inyuma baba bakomeje urugendo rwabo turabarenza ariko mu byumve. Amahoro y'Imana bakunzi ba Isherina TV marasuzwa na Isherina kamikazi w'abanyarwanda nizere ko umeze neza rero bantu bacu nshuti zacu mudukurikiye muri hirya no hino natandukanye impande z'igihugu kuri mwese mbahaye ikaze mu gisate cya Ladies Power cyangwa se imbaraga z'umugore. Iburyo bwanjye rero ndi kumwe n'umudamu mwiza cyane ngira ngo subwa mbere mubonye kuri kamera za Isherina TV ariko nukuri hari haciyemo igihe ndagira ngo rero muri rusange Madame Rosa reka ariko mbivuga kubera ko nibaza ko twese turabadamu right nese ni umudamu uyange ndi umudamu yego nagira ngo rero muri rusange utangiye usuza abakunzi ba Isherina TV hanyuma tunakomeza. Yego mukomere cyane nako mukomere cyane mukomerega cyane nitwa Mario Rosa izina ryanjye ababyeyi banyise nitwa Uwase Rosine Sandrine ndi umumama w'abana batatu. Yego ndimo nitembere rero ndavuga nti Rosa muzi cyane reka mugwe gitumo reka musura ahantu akorera nsangano umumama navuga ngo witeje imbere mu buryo runaka akaba n'ibintu tugiye guhuriza hamwe tubiha insanganyamatsiko igira iti ibicantege mu iterambere ry'abana b'abakobwa. Uyu munsi none niyo topic tujye kuganiraho kugira ngo turebere hamwe ese abana b'abakobwa bari kugira izembogamizi mu iterambere ryabo bituma nyine societe batababona ngo bumve ko ari abanyembaraga batababona ngo bumve ko bashoboye kandi gender balance mu by'ukuri bigaragara ko yubahirizwa. Nitabaje Rosa rero muzi kugira ngo aze kumfasha tubijyanemo neza bize kuryoha. Rosa wari umeze neza ariko tumeze neza nta kibazo ndakubona urasa neza wambaye neza merci by the way acuruza ibintu byiza wenda tuzaza kubuza kubitemberamo nyuma y'ikiganiro ariko mukwiye kujya muza mukanamugurira abakirira kubabona se cyane bakuza ari gushaka Rosa nanjye nkawakira nka Rosa wow byiza cyane. Hanyuma rero twinjire mu kiganiro nyirizina ndagira ngo noneho Rosa atubwire nibihe bicantege ari kubona mu iterambere ry'abana b'abakobwa biri gutuma abana b'abakobwa badakura kugira ngo societe ibabone nkuko ibakeneye. Yego ibicantege ku gitsina gore cyangwa se ku bakobwa mu terambere ryabo hari ikintu ndavuga muri rusange hari ikintu umukobwa yumva atakora kugira ngo abo muri famiye cyangwa se imiryango yabo muri rusange itamureba nabi. Urugero nko gukina filime reka riho ntanga urugero kenshi kubera ko aribyo bizi ubagamo cyane hari umukobwa akavuga ati ese nindamuka ngiye gukina filime abenshi bumva ko umuntu yabaye ikirara ntibumve ko ari bishobora kuzabageza ku ndoto zabo bakabatinya bavuga ngo muri societe barabibona gute nibabona nagiye gukina filime baravuga ko ndi indaya nibabona ko nagiye gukina filime hari umuhungu utazamvugisha ngo abayanshira mu rugo kubera ko nkina filime nziranye n'abantu benshi bityo bikaba byababera iki imbogamizi. Yego nakoze cyane rero wenda tuvuze ku kintu cya filime ubona biterwa n'ikingo abana b'abakobwa intsinzi yabo cyangwa se iterambere ryabo ntiribiyitirirwe ahubwo ryitirirwe abana b'abahungu. Akenshi niba navuga ngo hari ukuntu rubanda no mu mateka ya kera bumvaga ko umugabo ari ufite imbaraga ari wagakwiye gukora buri kimwe cyose cy'imbaraga ariko mukuri ibyo wagakwiye kubyikuramo bakumva ko n'umukobwa ashoboye icyo umugabo yakora n'umugore yagikora kubaka wubaka gutwara imodoka watwara imodoka. Yes iyo mitekerereze ya kera iyo mitekerereze ubujiji bakayikuramo bakumva ko icyo umugabo ashoboye gukora nanjye umugore nagikora. Ese wemera ko donc ku bantu babana ku mibanire hagati y'umugabo n'umugore utekerezaho iki ko umugore n'uruhe ruhare ubundi agira mu rugo bahita mainly nuko ngo mu rugo hagati y'abashakanye umugore aba afite iyihe role nini mu kubaka cyangwa se mu bubatsi? Ubundi uruhare umugore agakwiye kugira njye nikubona mbyumva nawe agakwiye kwishira mu bitekerezo bye akavuga ko nawe ashoboye
kuvuga ngo niba umugabo iki ngiki akoze nanjye ndagishoboye none mugafatanyiriza hamwe kugira ngo mugere ku cyo mwifuza. Yego urakoze cyane. Ngira ngo n'abanyarwanda badufashe kutubwira muri comment batubwire hano haracyarimo ikibazo cyane. Ibi ndabitwara na case ya Jolly Mutesi yibimaze iminsi biri kumuvugwaho bamushinja ko iriya modoka ihagaze akayabo ka miliyoni 400 atari we muntu nyirizina en fait wayiguze, ahubwo bakamushinja umugabo w'umuherwekazi ko mu gihugu cya Tanzania bamwita Rugumi, bakamwumvisha ko Rugumi ari wamuguriye iyo modoka kubera ko wenda hari byo bakuzeho cyangwa se ari byo babanje guhavinga hagati yabo, ariko ko Jolly donc adashobora kuba yafata amafaranga yigure iyo modoka. Iyo myumvire ubona iterwa n'iki muri society? Nge rero ntabwo ari no kuri Jolly gusa, n'abandi babonye hari iterambere mu kwigezaho. Abenshi babyitirira abagabo ahandi ku ruhande nyine, ariko iyo myumvire ngiyo nyigezeho mba numva ari imyumvire yakijije. Ni imyumvire yakijije. Impamvu mvuga ko ari imyumvire yakijije, niba umuntu avuye kuri zero akazamuka hagera kuri iyo modoka urugero iyo Jolly wavuze, n'imbaraga aba yatakaje kandi buri wese yabigeraho. Icyambere ni ukwikura mu mutwe ukavuga ngo ndashoboye kandi icyo nshoboye ngishize mu bikorwa nazagera kure. Ntabwo ari kuri Jolly gusa rero, n'ahandi hose iyo wabonye uvuye kuri zero uzamutse akenshi uri umugore bavuga ko babyitirira umugabo. Urakoze cyane. Noneho ndagira ngo duhe true story niba nta kibazo, kuko inkuru yakubayeho byanyabyo. Hari iterambere wigeze ugeraho donc ujye nko kwigura telefone bakaba bavuga ngo ni umuhungu wayimuhaye, bigeze bikubaho? Icyo cyoroshe byagenze bite niba atari ibanga? Umunsi byambayeho ninjira muri cinema narabiharaniye ndabihiga birangira mbigezeho. Noneho umumama ntago ndamuvuga mu zina ariko nawe ariyizi ko yavuze icyo kintu, aravuga ngo uriya ntekereje uko muzi ntabwo yajya kukina muri iriya cinema atari umuntu w'igitsina ngabo uziranye na bariya wabinjijemo. Kandi nukuri n'imbaraga zanjye natakaje kujya ninjemo kandi acyazitakaza kugira ngo ngiraho ngera. Yes. Umunsi uri gukina muri filme uri kwansaba comedy, ni filme nziza ikunzwe no mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ejo nitukubona kwa Kiramani ntago bazumva ko ari Roza uri gukina Lorenze neza, ari Roza ushoboye, ari Roza tubona ko ari improving. By the way, uri improving mu buryo bugaragara. Uri umu content creator ndakubona kuri TikTok cyane, nkunda kukuvisita many times, sibyo? Urumva rero nje ni nkubona kwa Kiramani nzavuga turi mu mama n'umuhanga n'umujene, ariko hari nabandi undiwe nabibona atavuga ati buri ahubwo nibareba nabi azaba yarabonanye na Kiramani cyangwa se wamutwaye kwa Kiramani. Ibyo nibyo bibere hanze. Ikibazo mfite ni biterwa n'iki, bizarangira gute? Gender balance yaraje kuki tubahirizwa? Ubona biterwa n'iki ngo gender balance yubahirizwe? Ibintu byagiye mu buryo hari umuntu avuze ngo niba ngo barabahaye iki ngo bahagarara no ku meza, sinzi uwo mugani kuntu bawita ngo abagore ngo bahawe ijambo ngo bituma ngo noneho ngo bahagarara no ku meza. Ntabwo twebwe tubereho gusuzugura abagabo, nta nubwo tugiye ngo tububahuke. En fait twe tubereho kugira ngo twuzuzanye nabo. Bitise vuga uti niba nshakanye n'umugabo wakazamo divorce, making sure ko njyewe ubwanjye natunga abana bawe. None se uburo uramutse ugize umwaka usibyo nkwifurije ugakora divorce, wumva abana wajugunya ugahereza umugabo? Oya, ntabwo najugunya kameme. Niyo mpamvu nakomeje kwivugaho umugore arashoboye kandi arashobotse. Iyo bifatanije ukaba ushoboye kandi ushobotse, urugura rwubaka kabone nubwo hazi izindi mpamvu zo kuvuga ngo bigenze nabi kuko erega kwisi ntabwo ari iwacu, kuvuga ngo nafata inshingano kubera ko kuva kera kose niyumvishemo ko nshoboye kandi nshobotse, nakora iki ngiki kugira ngo nkomeze niteze imbere nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Yego. Ejo bundi Boss Lady mama w'umuhanga cyane bamwita Zari ntumuzi, wahoze ari umugore wa Diamond Platinum. Ngira ngo afatanye n'abana bagira muri 2. Zari ejo bundi yatanze ubutumwa ku gitsina gore muri rusange cyangwa se ku bana b'abakobwa muri rusange n'abamama. Aravuga ngo hanze aha ngaha hari abamama benshi bababaye bari hahandi mu cyaro babuza nuko bapfunduka ngo baveyo abantu bababone, bacuyutse bafite ibibazo. Arongera aravuga ati rero mwabadamu mwe
nshuti zanjye bavandimwe banjye bantu duhuje buri kimwe mukwiye kumenya ko mugomba gukora cyane kubera ko divorce iyo zije ntago divorce iba igomba gutuma uhinduka ucupira mu yandi magambo cyangwa wandavura urakoze cyane ko divorce yakaba ari ikintu cyiza cyamara kuza ni ibintu umuntu atahisemo nta nubwo uzi uwo muzabana ngo murangizanye ubuzima bwawe bwose sibyo yamara kuza wowe ukabihagararamo gitwara icyo gihe nicyo bita gender balance ubundi kuko bati batandukanye ariko uriya mugore yakomeje kwihagararaho abana be ntibandagaye ntabwo ari bya bindi bya kera umugore byamucangaga agafata abana akabajugunyira umugabo kuko batandukanye ujya abana ugomba kubarwanira niwo wabazanye ku isi kugeza ku iherezo umugore utabana bari kigwari aba ari kigwa cyane yego umugore wa nyawe intwari ya nyayo umugore wabyariye igihugu ntago ajya giving up ku mwana we kandi n'umugore wirirwa yicaye mu rugo bifata nkaho navuga ngo ni ikigwari ibihumbi bibiri wabihagurukana ukagenda ukicara ku muhanda ukababona n'ijana hakiyongeraho ijana ukajya kugaburira abana udategereje umugabo nshaka iki oya dukura amaboko mu mufuka turashoboye ubundi icyo nicyo kintu cya danger zari we yarongera avuga ngo umugore udafite ubwenge utazi gukora cyane iyo umugabo amutaye aracupira arahirimbira biramuyobera bikamucanga ariko iyo gutaye nawe ufite akantu ufite ukuntu uhagaze warasevingiye abana bawe ntabwo ucupira rose ntabwo wacupira urumeze neza kandi yagutate yagutate se ubundi ari kubona ko nyine uri umunyabwenge so mugerageze rero mwabagore mwe mwabakobwa mwe beza mugerageze mwiyubakemo icyizere ntabwo ari amafaranga menshi yatuma donc ubu umuntu wadanje cyangwa se utava mu rugo akanavuze niko kuva mu rugo muve mu rugo mukomeze mukore mushabuke buriya kandi ntihagire n'umuntu uguca intege icyo wahagurukiye ugikore n'imbaraga n'umutima wawe wose ndagira ngo noneho duse nk'abagana kuri iki kintu ndagira ngo noneho niba nta kibazo nta kintu byagutwara Roza dusubize doke adusubize inyuma ho nk'imyaka 5 ishize Roza ahantu yarari naho yagombaga kugera n'uyu munsi ahantu ari icyo gihe wiyumva gute inzozi zawe noneho uzigezeho ho wabyakiriwe ute kwa yego dusubiye inyuma mbere y'imyaka 5 ni mbere ni nyuma nyuma y'imyaka 5 nari wa mubyeyi wirirwaga mu rugo udafite icyizere cy'ejo hazaza ariko mu mutwe wanjye numvaga ko hari icyo ngomba gukora ngo mve muri ubwo buzima bwo gukomeza gutegereza umugabo mpereza amavuta yo kwisiga mpereza yo guteka nta mafaranga mvuza umwana mu mutwe wanjye ndavuga ntariko Rosine ndashoboye natangiza ubusa nkagera ku gifatika na depoza nkashaka akazi yego nyuma y'imyaka 5 cyakoze naragerageje naracuruje byinshi ngeze aho mbona akazi ka leta ariko nubwo nakabonye navuga nti hari ibintu biri mu mutwange ko ngomba kuzakina sinema nabyo mbigeraho aho ngeze ubu rero ntago turajya mu bintu byinshi ariko naracuruje biranga nshaka akazi muri leta kubw'amahirwe ndakabona njya no muri bya bindi nifuje gukina sinema bigeze nyuma numva ko ngomba kwikorera ku giti cyanjye nkashaka n'abakozi ngomba gushira mu business yanjye nka control aho ngeze rero ndumva hashimishije ariko nahageze kubera ko nakuye amaboko mu mufuka kubera ko hari indi myumvire nahinduye mu mutwe wanjye ntacyo nakora usibye cyampesha iki izina ribi cyangwa kigatuma suzugurika ariko icyo nzakora nkoresheje amaboko yanjye narakigerageje kandi nzi ko nibyo numva mu mutwe ngomba kugeraho nzabigeraho neza cyane hanyuma ni cyo kintu kidashobora kuguca intege noneho ni kihe kintu kigeze kuguca intege ukumva koko bana birarangiye ubu ikintu kidashobora kunca intege ni amagambo Roza uko wamuvuga kose naravuzwe bihagije iyo mba ndi wa mugore ucika intege aha ngaha ngeze mba ntarahagira rwose ariko ikintu cyitwa amagambo wamvuga iki se cyatuma ndeka gukora icyo nagambiriye gukora ntacyo rwose amagambo arasenya nawe wa mugore we uri gucibwa intege nuko bakuvuze
kubona umugore umeze kuriya wikoreye agataro kubera iki niba kakugabuririye abana urabuzwa n'iki amagambo atume business yawe ishira hasi ngo nuko bakuvuze amagambo atume uturuga ukagenda ngo nuko bavuze umugabo cyangwa bavuze uwo mubana amagambo arasenya ntiyubaka uzavuga kuri Roza azaba ari gusuka amazi kukisi azaba ari gukora ubusa muri rusange icya kabiri baragira ngo iki muntu rukunyumva muri aka kanya iryo jambo mu gihe ukibifite muri mind yawe ntacyo uteze kuzageraho kubera ko abantu baba bashaka ngo ukore ibyo bashaka gukora kandi ibyo bashaka gukora ntabwo ushobora kuzagira iterambere na rimwe rikugezaho ushaka kukubona gise uri kwirirwa kugenda gutyo gusa ntacyo wigejejeho bakubona n'urugero wagiye nko guhinga nicyo kintu navuga gisuzuguritse bakubona agiye nko guhinga umugore umeze kuri arajya guhinga niba bigutungiye umwana urabuzwa n'iki kujya guhinga niba bigutungiye umwana urabura iki kujya gucuruza utuntu twatude dutobona dusa n'utworoheje dukura amaboko mu mufuka kuko kuvuga nuba washonje ntabwo azaguhereza igiceri ariko nuba wakoze uziteza imbere kandi uzaho neza n'umuryango wawe umere neza nureba nayo wanagusaba nureba yego ucunze nayo wanagusaba kandi baravuze ngo yatangiye kiriya kubera iki okay byiza cyane hanyuma rero hari maze iminsi numva ijambo cyangwa se ijambo risanzwe reka mvuga niba ari nk'umugani w'umugendano reka ariko mbivuga bajya bavuga ngo akebo kajya iwa mugarura uwo mugani uwemera 100%. Umugani ndawemera ariko nkuko ushobora gufasha umuntu bikarangira atakwishyuye ariko akebo ubundi kagakwiye kujya wamugarura mu gihe ikintu ari cyiza ariko mu gihe ari kibi ntabwo akebo kakagugiye wamugarura. Okay ibyo ndabijyana n'ibintu bimaze iminsi biri kuvugwa ku Nyarwandakazi bamwita Jackie reka tunamugarukaho cyane ni umukobwa ngira ngo ufite ikintu amentioninze mu dagaduro arazwi cyane ngira ngo abantu benshi harabamwemera arabatamwemera ariko nyine uko yabameze kose ibibibye n'ibyiza bye byose ni uwacu dukwiye kumufata. Hanyuma rero nabonye umunyamakuru runaka ntago ndi mentioning izina arimo avuga ngo Jackie yavuze abandi nabi yifurije abandi bibi ubwo ni mu gihe ariko yarimo asaba inkunga y'amasengesho ubufasha kubera ko biravugwa ko yaba yararozwe amaze igihe arwaye kinini cyane. Hanyuma rero Jihad akavuga ati birangiye muvuze yihangane aravuga ngo ntabwo Jackie yakabaye agomba gufashwa kubera ko yakoze amakosa mbese urumva ariko kumucyura kumubwira ati nawe koko nawe wize cyangwa se nawe umeze ukunguku nawe uri gusaba ubufasha so icyo kintu rero muri society iri kucyumva kumva nk'icyo kintu mbijyanane n'umuntu bita Pastor Claude nawe yagize ibyago tunabifuriza gukomera cyane yabuze mubyeyi umubyara papa nawe nubundi akaba yarageze kuvuga amagambo mabi ku Munyarwandakazi nawe witabye Imana nyakwigendera gogo nawe tumwifuriza uruko ridashira aravuga ngo gogo ngo ntabwo agomba kujya kumushyingura kubera ko ngo ugiye kubara essence ya muvana Kigali afite ikamutwara ikamugeza irwamagana arabyumvise ngo nta views zirimo bakafata iyo video rero bakamuhuza nari kuvuga ngo abifuza kuntabara nagize ibyago mumfashe watu nibindi so hanyuma rero ni ibintu ushaka guhuza ute en general yeko ndongera mbigarukeho wavuze ngo uramugani waciye nyine akebo kaji wa mugarura sibyo ariko mbere mbigarutseho navuze ngo iyo wagiriye umuntu neza ariko hari ibyo twirengagiza kuko umuntu yakugirira nako ngo uzamwishure nabi ahubwo ugomba kumuruta ukamwereka ko mu mico yawe hari ikintu gitandukanye n'iki kufite ubumuntu muri rusange none iyo umuntu aje akifata gahaguruka akavuga ngo ntago najya gutabara kubera ko ntari bubone views aribwo burere mu minota mike akongera ati noneho nanjye nagiriwe ibyago mukujya mukavuga muti akebo kagiye wamugarura uwo muntu yakabaye atabarwa nawe cyangwa akebo kakagiye wamugarura nyine oya yagakwiye gutabarwa ukamwereka ko hari icyo umurusha ubumuntu ubundi umuntu akugiye nabi ukamugira nabi mwese mu mupanye ubundi ariko iyo umukoreye neza nawe hari akantu kamutusha akavuga ati nyamaze biriya bintu uriya myitwarire nagaragazaga ntabwo ariyo nanjye ngomba guhinduka ugasa nkaho nyine umwigishije nanone umunyarwanda yaciye umugani urumva uwuhe
kuguca mu maso Nuwe mugani yawe aravuga ngo gira neza wigendere. Okay gira neza wigendere utitaye ngo uzakirwa iki ibyo byagukoreye bibi kuko hari nk'ikintu nakunze nabonye uwo bita Annette Murava uwo bita Gafaranga urabizi ko abakozeho inkuru muri cya gihe cyo gufungwa kwa Gafaranga bagiye kumutabara bafata imodoka bafata essence bajya kumutabara. Gira neza wigendere urumva rero ngaho ngaho ni isomo rikomeye ku muntu bita ariko nanone tukanenga abo ngabo bumva ko batafasha kubera ko bagiriye nabi mwimufasha muramufasha iki ubwo se nawe yari erega agaho kari ku wundi karahandura yego kandi uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe sibyo birakwiye rero biratunganye ko akebona agerewemo atari ko nawe nanjye wanjye niba waragiriye neza umuntu yes ibyo wabyitura umuntu ariko yakugiriye nabi yaragututse yarakugambane nawe wishireho mu bwoko bwo ngo ngiye kumwishyura umuntu afite byinshi byo gutekereza ntabwo twagakwiye kuba duhangana n'abariya batuvuga nabi n'abariya batugambanira n'abirirwa batuvugaho ibintu byinshi bitandukanye ntabwo twagakwiye guhangana nabo. Fata intumbero yawe uvuge ngo imbere yanjye bimeze gutya uzangira neza nzamugira neza uzangira nabi nzamwereka ko nta hantu mpuriye no kumugirira nabi ukamwereka ko ntacyo bikubwiye. Hanyuma rero inama 3 ku bana b'abakobwa bakuramo inda. Inama 3 mwitonde rero mw'abakobwa bari muri gukuramo inda hari igihe wahera ukunguwa wishe sinzi niba bari kumva icyo kintu. Hari abantu benshi bakuramo inda nzi bavuze nkabumva ko ari nyine mbizi neza ko bazikuyemo ubu ngubu abayeho nta mwana imyaka 10 zigashira nta mwana kubera ko bagize gutebire barihekuye nyine ubu bakaba bari kwicuza bati iyo menya kakana kanje nkaba narakazigamye nkaruhana nako ubumba ndi gusekana nako. Ikindi cya kabiri ariko ziko wanapfa buriya ushobora kumwigeye gushaka kumukuramo akavamo kaba mahoro akabura urubyaro ushobora no kugerageza kwikuramo ukabigenderamo ugapfa kandi n'uwo muziranenge ubujije ubuzima ejo hazaza hari n'igihe yaba ari uzakugira neza akagukura mu bihe biburimo akaguhesha ijambo mu bandi. Ikindi kandi uhora na depression uvuga ngo mwana wanjye ndetse ukaba wanabigicibwa hari bazikuramo bikamenyekana ukaba wabigicibwa muri society. Inama rero nabagira niba wumvise kwifata bikunaniye no kugira ngo uzakuremo indugira ibyo byaha byose kwifata bikunaniye wakoresha agakingirizo byanga wabona umwana yagezemo ukemera izo risk ugahangana n'ubuzima ukarokora umwana wawe mugakura ubuzima bwose mwamuri gucamo. Umwana n'umugisha kandi mukazirikana ko gukuramo inda ari n'icyaha. Iyo umaze kumenya ko ari icyaha urabimanaging ukabana n'ubuzima buba ariko ukagira gute ukarinda umwana wawe. Yego urakoze cyane. Hanyuma mu mibereho ya Roza cyangwa se mu buzima bwa Roza aba yumva we ubwe niki kintu gishobora gutuma wemera nawe ukamanika akavuga ati nta kibazo muyikuremo ku mwana w'umukobwa ko yakuramo inda byaba byagenze gute ni iyihe ka yaba yabaye ko avuga uti nta kibazo pe ntayikuremo byari bikwiye gufatwa nkamanika amaboko yego nkavone bayikuremo. Ikintu navuga wenda umwana mutoya utujuje imyaka bafashe ku ngufu ubona rwose ari ibintu byamugwiririye bamufashe ku ngufu se hari ibindi bintu yarakeneye bamushukishije ariko ubona ko adashoboye kwitekerereza nyine adashoboye kwitekerereza aho ngaho no kugira ngo indi muhitane cyangwa se ubuzima bwe bupfe kandi atazi n'ibyari byo yakoze wavuga uti reka turokora ubuzima bw'umwana byibura tutabura bose kuko navuga ngo umwana w'imyaka 12 yabyaye urede nawe abari umwana nyine abari umwana muto cyane indishwa no kumuhitana yego aho wamanika amaboko yego. Murakoze cyane. Mu buzima bwa Roza bwite yaba yarigeze kumva yifuza kwiha Imana oya pe kwiha Imana kwa ngo warukuntu dukura ukumvuza aba docteur ukumvuza aba manseur ukumvuza buzaba hari mu buzima bwawe ugeze wumva
ushaka ko waba uzabana mansera kumva nyine ushaka kuba uri umuntu nyine like utazashaka umugabo ngo abyare. ibyo ntababesha mbimenye nkuzi ibyo kwiha Imana ubwo rero sinari kubyishiramo ntabizi. Hanyuma sero wabarizwaga he ku buryo umuntu adashobora kumenya ngo mansera cyangwa padiri abaho? Nyine ibyo by'abapadiri n'abamansera urabyumvaga? Narabyumvaga ni iby'abakatolike kandi njye sindi umukatolike. Urumva ko rero ntari gukenera kuzaba mansera ntari umukatolike. Ntago byigeze uwo muhamagaro rwose muhamagaro ntago nigeze ngutekerezaho. So ukiri umukobwa ugeze mu myaka yo gushaka nicyo kintu donc watekerezaga mu rushako kumva ugize ubwoba? Ikintu rero natekereza mu rushako nkumva ngize ubwoba, nakunze kurwaza bakuru banjye bari kunda, nakundaga kubarwaza ariko byagiraga mu gihe cyo gushaka natekereza inda nkumva nicyo kintu natekereza ukuntu nzatwita, ukuntu ibiryo byose nzabivaho, ukuntu nzajya ku bitaro gusunika umwana, nkumva ni ibintu bingwe, nkumva ni ikintu ari gushikira ku kanya. Yego nicyo kintu cyamberaga imbogamizi. Ibindi byose mugabo nta kibazo numvaga nta. Yes, byiza cyane. Hanyuma Rose ugiye kutubwira ibintu bitatu ukorera mu bwihisho abantu batazi. Ibintu bitatu nkorera mu bwihisho abantu batazi? Gusenga. Gusenga none waramura ndi gusenga se? Uko ntakubona mwirebera TV bajya kugatira Roza ugasenga nkabibona. Oya atari hariya nkiyogeze iwawe. Urumva nkora mu bwihisho abantu tukizi ni ibintu bitatu. Gusenga byo turabyanze kuko gusenga se ari umuntu udasenga. Ikintu gusengera mu bwihisho ariko cyangwa gusengera ahantu habona. Mu bwihisho ubwo ni kango ni ahantu abantu batari kureba. Mbese ni ibintu gikora kwaje umuntu atazi kubikora. Ubuzi uko nsenga ko ubwo ni ikintu kimwe nje nkorera mu bwihisho. Ni ikihe? Gusenga gusa. Cyane ntabwo bishobora gusekana nako turi no kubyemera. Nta kindi kintu nkora. Ibindi bintu byose ukora mbikora hagaragara, ndacuruza dore hano bagenzi singa muri kubabona se. Nta kindi kintu nkora mu bwihisho rwose. Aho mbwira ni cyewe ukorera mu bwihisho bwanazi. Oya nibarizaga nanjye wasanga nanjye ntacyo ariko urumva ntago umuntu abashaka kubaho, ntago nzi ngo Roza yari ahantu wenda ari wenyine bigenda bite. Oya nta kintu nkora mu bwihisho mwa. Ibintu byose ni wari cyo gukeka. Ni wari turi gukeka nta kintu nakeka utaki. Yes ntacyo nta kintu usibye cyo gusenga. Akose ubwo nacu ngikora mu bwihisho. Ubaye nagikora mu bwihisho waba ufite ikibazo. Nta kintu atari gusenga bino tuzi. Sanza ari nta gusenga. Oh my godness. Hanyuma rero Roza reka twikomereze. Uyu munsi none ngira ngo nagusuye nasanze uri umumama ushoboye. By the way courage meze neza cyane n'ukuri. Duka rimeze neza ririmo kira kitu Pampers ndazibona, imyenda y'abana abantu banasiba kugurire. Ndaza kwabahaye karibu. Ndaza kwafisha imbere muri comment kugira ngo wifuza kuza kurangurira cyangwa se kugura ajya hagera nta kibazo nta n'ingingimira. Hanyuma rero utabona izo nimero ashobora no kumbaza nkamuha location ntandi Musanze biroroshye cyane. Roza tugana ku musozo rero. Tugana ku musozo rero noneho gira inama urubyiruko muri rusange. Hari urubyiruko ubwo turasangamo abakobwa, abamama, ababyeyi bashatse bakiri batoya bitabaturutseho, abagabo bashatse bakiri batoya sibyo. Ndagira ngo noneho ubampera ubutumwa nk'umubyeyi uzi gushaka icyo bivuze. Yego. Mpereye ku bantu bashatse, umuhanga yaravuze ngo gushaka no gushobora. Iyo udashoboye ntabwo uba warashatse. Bivuze ngo ushobora guhera ku busa ukagera ku cyo wifuza kugeraho. Wizeye, wasenze ndetse no gukora. Kwizera, gusenga no gukora ni ibintu bitatu bijyana. Nuvuga ngo gushaka niba washatse hitushiramo ko washoboye. Ugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo urinde urugo rwawe. Ugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo urinde abana bawe. Ugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo urinde izina ryawe. Aho ni ku bantu bashatse. Ushobora no guhera ku busa nuzagira icyo gufasha ntagazagusanga iwawe. N'urugero hano habigiye mbonye nk'umugore
utwite ubuzima nanjye nanyuzemo butoroshye nkabona umugore utwite anyuze hano ku ntuze ku seta yanjye yikoreye nk'amaronji nk'abiri aje gushaka ubuzima nabona indige ziriya nabona uburyo yambaye nkaba namubwira nti ngwino ngira ikintu ngufasha ariko nta muntu uzagufasha agusanze wicaye iwawe haguruka ukore kabe gatoya ari kugakoresha bizatuma n'uwari we wese atagusuzugura avuga ko ufite akantu uri gushaka ubuzima ntabwo wice ntabwo uri imbobo ntabwo sinzi ukuntu nabyita ariko uba ugomba gushabuka ugakora aho ngaho ni ku bashatse ku batari bashaka rero ubwo nibo nageraho reka kwiringira imbaraga z'undi muntu aho ni ku bakobwa hari uburyo umukobwa aba yizeye ngo ngomba gushaka umugabo ufite inzu ngomba gushaka umugabo ufite akazi ngomba gushaka umugabo ufite umuryango ukomeye ku buryo nta kintu kizamvuna reka kwizera izo mbaraga we yizera ubwawe ushaka utangire wishake mu buzima ngo ndambara urukweto rwigurira pana kumanza nahamagara sheri mereza iki ngiki oya tangira wishake mu bwawe buzima uvuga ngo niba aragahene kamwe nibura niba ndi gutekereza gushaka nyuma y'imyaka 5 hari aho nzaba ngeze iyo hene izaba yarabyaye inka nzayikorera buri kimwe cyose ku buryo nzashaka mfite inka aho kugira ngo wiringire imbaraga z'iki z'undi muntu z'umwana w'umuntu kandi noneho ukabikora n'umutima wawe n'imbaraga zawe utitaye ngo baravuga ngo iki baranseka ubwo n'ubuzima bwawe buri gushaka n'uburara nta muntu uzaza kukureba yego yakoze cyane iyo nama nanjye ndumva ari ikintu ntwaye rwose ni inama nziza ni inama nifuza ko urubyiruko rukurikirana Sherina TV mwese n'ukuri byabageraho kubera ko ugize amahirwe nubona umugira inama hanyuma rero ikibazo cya nyuma ngiye kubwira abantu 3 buri umuntu umwe uragenda umuvugaho amagambo 3 njye nkubwira umuntu umuvugaho amagambo 3 mubwira umuntu umuvugaho amagambo 3 etc umuntu wa mbere are you ready? I'm ready. Lucia Papa Florence inshuti yanjye magara umunyembaraga inyangamugayo right Lucia nakomeza ariko wambwiye 3 intwari cyane yego wow Lucia turagusuje cyane twagiye ku muntu bita Dr Sabi arinda ijambo yavuze icyo ni cyambere akora cyane umunyembaraga mu gukora cyane reka mbikubire mu munyembaraga utavuga nabiri abaye abiri akose ni ko bayatana umunyembaraga kandi agira ishaka mukundira akagira ishaka icyo yemeje gukora nta wamukoma mu nkoko umva aragiharanira mpaka kigezeho yego arinda ijambo muri rusange arinda ijambo yego bijo bija Geregwari bijo bija Geregwari yita ngo ni Geregwari matata ni Geregwari matata noneho nsabi akaba rukararwa bishinga nahundi Lucia akunda kuvuga ijambo ngo nje ndi Lucia twageze kuri Geregwari matata aba bantu ko ari 3 basa naho bafite karagiteri zimwe bose bagira ishaka ikintu bavuze ngo iki ngiki tugomba kukigeraho kabone nubwo baba bahereye kuri 0 baragitangira kandi bakakigeraho nicyo kintu nababonyeho kandi bananyigishije yego biyumvamo imbaraga kabone nubwo abantu hanze baba babona ko ibintu biri hasi biyumvamo imbaraga kandi cyo bagambiriye gukora bakakigeraho ikindi cya kabiri kuri Geregwari matata n'umuntu ukunda gusabana no kuganira ikindi kugira abantu inama nibyo 3 atanga inama cyane yego ubushuti bw'agahararo inshuti y'agahararo inshuti yaguharaye donc inshuti ijyana n'ibihe inshuti ushaka kuvuga gute waba warigeze kwigiraho inshuti y'agahararo rero ndamanza mpere ku inshuti nyanshuti kugira mbone nkubwire inshuti y'agahararo inshuti nyanshuti
niya yindi mubana waba ufite waba udafite yego waba ufite cyangwa udafite kandi ukamona igihe wagize agapromosiyo kuko ubona igihe wagize agapromosiyo ukabona yishimye nta bindi by'imbereka ushobora no kumwitsa ibanga ukumva yarimize nta wundi muntu ashobora kuryumva yego noneho ikindi iyo ubabaye cyangwa se hari ibintu hari inzira z'inzitane uri gucamo aho kugira ngo yirirwe ari kugutaranga mu bantu bimubera isomo ariko agakomeza akarinda ya nshuti ye ukaba utamuvuga nabi ukaba utavuga wa muntu w'inshuti yawe nyine ariko ukumva tugere ku nshuti y'agahararo sinzi niba wumvise icyo kintu inshuti nyanshuti ntabwo nshobora kuvuga nabi uri kumwe n'inshuti nyanshuti ntabwo bishoboka aravuga ati rekeraho ibiri kumaho nawe byakubaho ariko yayindi y'agahararo ibi ya mbere kwa sasa ibyo wayibwiye ibi ya mbere kwa sasa ibyo iri kukubonamo niba tuvuge ngo niba ari namba ya kano kantu abashaka kugira ngo yambare ikirenze cyanjye ntabwo ndi kumva niba uri kubikuru yambare akora ikirenze cyawe iyo abari muri competition waguze ikanzu ndeka ngo urirenze waguze inkweto nawe ubwawe uhita ubyibwira kandi inshuti y'agahararo none reka tuvuge ngo ubonye agapromosiyo umurenzeho aho ngaho arikura aragenda ukabona akagiye ntago ibyo gutekerezaho ko muri competition ntago akibishoboye we arikura akagenda aho ukajya wumva utwo mwanganire tw'udusigisigi twa kera ukumva nitwe ari kugenda arashya mu bantu wari kuguhara bikari kugira gute inshuti nyanshuti uyibona ari ukumaze kuyirengaho nyanshuti iyo irenzeho irakomeza ikagugumaho ariko wa wundi w'agahararo iyo umurenzeho aragenda kubera ko ntabwo aba agishoboye yego ubwo wa wundi wagiye uzahita uvuga ati ya nshuti yanjye y'agahararo yagiye ntabwo ikiri muri competition yabonye yananiwe ariko wa wundi w'inshuti yawe magara wa wundi wanyawe uhahura yes ubabazwa nuko wababaye ushimishwa nuko muragumana mu byiza byawe ndetse no mu byawe mukagumana kandi ntushobora kumva ijambo ribi ryamututse mu kanwa yavuze hanze yego akunze Washana TV ngira ngo Rose atubwiye akantu ka danger nkanjye nsohotse hano mu kiganiro nzi neza guhitamo inshuti no gutandukanya inshuti twebwe cyane cyane nk'abakobwa tujya kungana cyangwa se urubyiruko muri rusange ntago tuzi guhitamo inshuti aba ari ibintu by'igihiriri gusa twagiye turi muri anniversaire tuzamufeta anniversaire ndamubitsa amabanga nawe yambwiye ibya sheri we nanjye namubwiye iby'uwanjye urumva none nta muntu urabitsa ibanga ngo yarivuze ubu rero ushaka wamurekura akagenda ko nta bushuti bwe noneho urumva tukunda kujya mu bigare ukumva nyine inshuti yawe n'uwo mwahuriye muri gusepera murishimye ntumenye ngo inshuti yawe ninde ubu nawe ngewe ikintu njyanye cyazajya mpimira inshuti nzajya menya kuri inshuti yanjye ariko nakurushije gutera imbere ukahaguma noneho cyagiye nibyo dusubire inyuma gatoya cyagiye wamurenzeho gato nibwo uzumva y'amagambo wahoze umbwira kuri misi kuwehe mu Miss Jory yes ni numara kumurengaho azahita avuga ati ariko uriya nta muzika ari inshuti yanjye ubuzima bwe bwose ndabuzi iriya modoka ntariyo wayiguriye ahubwo byagize iyo ni ya nshuti mbi yazamuye iryo tiku kubera ko wamaze kuyirengaho papa wanjye oh my godness mbega ikiganiro kiri ukongera ukavuga ngo nta muntu utunga urutoki umuntu umuri inyuma arutungura imbere yiwe nta muntu utunga umuntu urutoki ari inyuma ye ahubwo ari umutunga ari ukamubona imbere ye agira gutya yes n'abandi birirwa batuvuga ahindukiye uwo mwanya yabo ubona babandi bari kwirirwa bari kutuvuga bari kudusakuriza byagenze bite byagenze bari kurudutunga kubera ko turi imbere yabo ariko iyo tuba turi inyuma baba bakomeje urugendo rwabo turabarenza ariko mu byumva ngo bo bareba abari imbere yabo ariko ngiye mpamya nashidikanya ko ari byo bintu byiza aho kugira ngo ufate umuntu uri inyuma ubundi ngo abako atareshya ntago aramukanye jya usonga mbere we gusonga nyuma ndetse niba wavuye kuri level imwe niba uri kuri escalier ya mbere wenda uri kuri escalier ya kabiri ugomba kuva ku ya kabiri ujya ku ya gatatu ntago wava ku ya kabiri ngo ujye ku ya mbere sibyo hari ko bimeze
tugomba gukora tujya mbere. Ku bantu baduca intege uri nyuma yabo abaduca intege ntabwo twagakwiye kuba dukora ibi, ntabwo twagakwiye babandi biri ngo baduca intege, tubari imbere tubari inyuma ntabwo bakomeza inzira yabo. Urakoze cyane. Hanyuma rero turugana ku musozo, sinzi niba hari ikintu nyiganyijeho ijambo wambwira. Ikintu cya mbere navuga no gushimira abakunzi ba Sherina TV bakomeje kudukurikirana no gukurikirana ibiganiro byanyu. Sabonye ko twagize subscriber 10,000 n'ibindi biraza. Mukomeze mukore subscribe, share and comment. Kandi muri kubona naha ngaha twakoreye ikiganiro hano ni Roza Baby Shop twambika abana. Yego guhera ku ruhinja oya guhera ku mubyeyi utwite ugitwita uraza tukaguhereza amamarinieri meza, tukaguhereza amadira meza. Igihe cyo kubyara ukaza tukaguhereza imyenda. Amadira hari marinieri nyine biriya bidafite imyitero niyo byita marinieri. Noneho amadira ni hingi nambaye. Ayo nambe unyange bunambaye amadira. Yego nawe wambaye idira. Merci. Yego noneho kubitegura kubyara kwibaruka bampamagara rwose nkabahereza. Dukora delivery mu gihugu cyose kandi ku buntu. Yego Abanyarwandakazi rero bakunze ba Sherina TV ni ukuri nimo kajya mugurira handi mujye muza muteza imbere Roza kubera ko ni umugore w'intwari cyane, ni umugore w'umukozi, ni umugore utekereza kure cyane kandi vuba, ni umugore nanjye navuze ntireka muganirize wenda nta mushaka mukunda kumbaza mutise kuki atatubwiye ngo tangire ku gishoro kingana gute birangira gute, ariko impamvu namubajije ibyo ngibyo nuko yakubwiye ko yabanje gukora akazi ka leta, nuko yakubwiye ko yabanje gucuruza bikanga ariko nyuma yaho akongera akagaruka, nuko yakubwiye ko yashakaga kuba umukinnyi wa filime uyu munsi akaba ari we. Urumva rero ni indwanyi, ni umuhanga cyane, ni umugore ukunda gukora, akunda gushakisha. Ubwo ni ubutumwa buhagije rero n'ibindi byinshi agiye agarukaho ku bana b'abakobwa mu ngeri zose ngira ngo yahageze, akwibutsa ko akebo kajya wamugarura ariko mu bintu byiza ntago ari ibintu bibi. Rero twigiyeho cyane ngira ngo Roza kuri Sherina TV ni mu rugo subwa nyuma dukora ikiganiro, urabizi ko turi inshuti cyane. So anytime rero niba koko mwifuza inama za Roza mujye mukomeza mu nyandike muri comment, hanyuma nzajye mubazana kugira ngo abaganirize, muze abambike ababebe, muze mwambare, abamama inkweto zirahari, inkweto z'abana zirahari, ibikapu byiza. Mana yanjye mbese muri rusange kwa Roza rwose bimeze neza, biraryoshye, birashyushye. Turategereje rero, tubategerezanyije yombi, ni ukuri turabakunda cyane. Roza nasuhuza abantu batatu b'ingenzi mu buzima bwe, ahasigaye anadusoreza ikiganiro, araza gusoza ikiganiro nk'umunyamakuru wa Sherina TV. Ndabizi neza ko ari ibiganiro byanjye, azi neza ukuntu nsoza n'ukuntu ntangira. Hanyuma rero umwanya nuwe, njye bwo sindi bugaruke, ntimuri bwongere kunyumva. Ciao ciao. Ngiye kubasuhuza ariko ndasuhuza abantu mu matsinda kandi. Yego kuko mvuze amazina wabatera gufu. Yego ndasuhuza umuryango wa Muzehe Charles ndabasuhuje mwese aho muherereye. Nkongera nkasuhuza timu nkoreramo filime iriya timu ya Nsabi nyine bose Nsabi Comedy ndabasuhuje. Nkongera nkasuhuza Shushubi cyakora nkunze ukuntu Shushube aje mwitsinda umwe rutoki. Wow umwe rutoki. Yego hanyuma rero ngezo abandise abandi babiri bagabe batanu. Oya nabo baraza mu tsinda baraza mu tsinda rya Shushubi. Nabo ndabasuhuje sindabije. Ngaho closing ikiganiro dore utumye mvuga kandi nasezeye abantu. Mana we ciao ciao. Soza nk'umunyamakuru. Umunyamakuru asozaga gute? Ntabwo uzi ko njya nsoza ibiganiro byanjye. Umurabanza nkicara gutya asigaye nkasoza ikiganiro. None se sugisoje? Uya nagaruka. Abakunzi ba Sherina TV nuko dusoje ikiganiro. Ciao ciao.